Ikaze mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje, ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Twebwe sura yacu ni iyihe? Twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru tugiye kuvugaho gatoya ku muhanzi bita The Ben ndetse na Bruce Melody, kubera ko ni brand zikomeye cyane hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Bombi bamaze gufata rutemikirere, bamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubugande, aho The Ben azataramira abakunzi be i Kampala, afite fan base cyangwa abafana benshi cyane. Nibwo azataramira abakunzi be ku munsi w'ejo ku itariki 14 kuri Saint Valentin ku wa gatandatu. So The Ben yahagurutse hano mu Rwanda mu kanya gashize, nko mu masaa moya ndakeka nibwo yafashe rutemikirere, ari kumwe n'umukunzi we cyangwa umugore we Pamela ndetse n'umwana we bita Luna, ndetse bajyanye na Clapton Kibonke nko mu content creator ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. So rero berekeje mu gihugu cya Uganda, ubwo uwitwa The Ben ku munsi w'ejo afite igitaramo kuri Saint Valentin, azataramira Abagande ndetse n'abandi benshi cyane baba mu gihugu cya Uganda kabisa, ubona bimeze neza. So rero ubwo The Ben yageraga ku kibuga cy'indege cya Kanombe, muri kugenda munabireba no mu mashusho, ari kumwe na Yanare, ari kumwe na Pamela na Luna ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ubwo bari bagiye gufata rutemikere berekeza mu gihugu cy'Ubugande. Wabonaga ari ibintu byiza cyane kandi bimeze neza biryoshye. So rero ku munsi w'ejo witwa The Ben azataramira abantu mu gihugu cya Uganda kuri Saint Valentin, nibwo azaba ameze neza. So rero ni byiza cyane, namwe hano mu Rwanda rero abahanzi bazabataramira ari benshi. Rero kuba The Ben yagiye hanze ni ibintu byiza cyane kandi bikomeye. So turabihuza n'inkuru ya Bruce Melody, nawe ubwo yamaze kugera mu gihugu yamaze kujya mu gihugu cy'Ubugande. We yagiye kare, ubwo yajyanye n'umuhanzi bita Bwiza ndetse na manager we huje imfura Claude, manager wa Bwiza ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko murabizi ko mu minsi itambutse hari ibintu biri gututumba ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo uwitwa Bwiza ndetse na manager we Claude ngo bamaze gutandukana, cyangwa ngo ibyabo ntago bari guhuza, ntago bari hamwe. So rero ni na video bagaragayemo ubwo bari kumwe na Bruce Melody na Bwiza ndetse na manager ndetse n'abandi bari muri team ya 155 ubwo bari berekeje mu gihugu cy'Ubugande. Binakura yuko abantu bagenda bavuga ati abantu bombi ntago bameranye neza cyane. So rero umuhanzi nawe wita Bruce Melody nawe yerekeje mu gihugu cy'Ubugande, ubwo nawe azataramira abakunzi be ku munsi wo ku cyumweru nyine, ubwo nyuma ya Saint Valentin, aho The Ben azaba yataramiye abakunzi be. Ni same way cyangwa ni same location aho The Ben azakorera ejo, bukeye bwaho uwitwa Bruce Melody nawe azahakorera. So n'abahanzi bakomeye mu gihugu bose ubu ngubu bari kubarizwa mu gihugu cy'Ubugande, ubwo bagiye gukora ibitaramo bitandukanye. So ni byiza cyane, gusa ikirushijeho cyangwa ikirenzeho uwitwa Bruce Melody we namara gukora igitaramo guhera ku wa mbere, nibwo azatangira gukora country tour cyangwa kuzenguruka ku maradiyo mu gihugu cy'Ubugande, ubwo azaba arimo arapromotinga indirimbo ye bita Pom Pom yakoranye na Joel Brown ndetse n'uwitwa Diamond Platnumz. So twaribonye muri Kenya yarabikoze ndetse no muri TZ nabwo yarabikoze, ubwo yagendaga ahura n'aba influencer, aba promoter, abana babyina nyine, bagiye abakora ama video menshi cyane agenda ajya no ku maradiyo atandukanye.
ari kugenda nyine amenyekanisha indirimbo ye bita Pom Pom ari kumwe na Diamond Platnumz ndetse na Joel Brown. So rero ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byiza cyane kandi bikomeje no gushyira umuziki wacu ku rundi rwego, kubona abahanzi bakomeye bose bajya hanze y'igihugu bagiye gutaramira abakunzi babo, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ariko mwibuke yuko no muri Sama ubwo witwa The Ben ndetse na Bruce Melody bazakora country tour hano iwacu mu Rwanda, hano mu ntara kabisa bizaba bimeze neza. So rero ayo ni amakuru abagenda agezweho kandi ameze neza. Gusa rero akandi kantu nasorezaho keza cyane nuko minisita utuma twishima Abdallah, minisita w'urubyiruko, ubwo muribuka ko mu minsi itambutse mu nama y'umushyikirano nibwo witwa Bruce Melody yatangarije umukuru w'igihugu cyangwa yasabye umukuru w'igihugu yuko izi mbuga nkoranyambaga baziha monetize, urubyiruko rugatangira kuzivomamo amafaranga. So rero minisita utuma twishima nibwo noneho yaciye ku mayange ko atangaza yuko nyuma ya hariya bya bintu batangiye kubikurikirana, very soon turaza guhabwa feedback nziza. So rero byaba ari ibintu bikomeye cyane, zino mbuga nkoranyambaga tukazikuramo amafaranga, tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Turi kumwe, ciao ciao.